Ibyapa bigaragara hirya no hino mu mujyi wa Kigali byifashishwa mu kuyobora abantu ni byashyizwe mu mwaka wa 2013 mu kubishyiraho ku mihanda cyangwa ku mazu hagenderwaga ku izina ry'akarere umuhanda wubatsemo, ubwoko bw'umuhanda, niba ari umuhanda munini ushobora guhuza intara n'umujyi wa Kigali n'ikibuga mpuzamahanga. Hakaba avenue, ni ukuvuga umuhanda muremure ariko uhuza indi mihanda iri munsi y'umuhanda munini, na street, ni ukuvuga umuhanda muto unyura hagati mu nyubako z'abaturage. Hari abafata ubu buryo nk'ubwaje gukemura ikibazo cyo kuyoba kwa bamwe babaga batamenyereye uduce tugize umujyi. Ndayambaje Theophile akora mu karere ka Kicukiro akazi ko gukanika no gushyira amashanyarazi mu mazu. Aka kapa mureba ku bwanjye ndagasobanukiwe, kubera ko gashobora kuyobora umuntu niyo yaba aturutse mu ntara cyangwa ahandi hantu no mu kindi gihugu. Birashoboka ko ushobora kumubwira uti ni mu gace kanaka ku muhanda uyu n'uyu, noneho mwagera ku gipangu mukareba nimero zinizi. Ibyo ngibyo ndumva byoroshye kuyobora umuntu. Karamfashije cyane, navuga wenda hari nk'umuntu wigeze kunyobora kuko nkora akazi k'ubutekinisiye, anyobora yari ari muri Gikondo hirya, nuko arambwira ati uze utega imodoka nugera aha n'aha, ati anyobora umuhanda, ati ugere ku cyapa iki n'iki, hanyuma uransanga mu nzu. Atiriwe akora urugendo rwo kuza kumfata cyangwa gutega cyangwa kugira gute, ndagenda neza ngerayo ntiriwe nanjye ngira umuntu nyoboza. Uretse Ndayambaje uvuga ko ibyapa byashyizwe ku mihanda byamufashije, hari ikindi gice cy'abantu bakoresha cyane imihanda mu buzima bwabo bwa buri munsi. Abo ni abatwara abagenzi kuri moto bazwi nk'abamotari, cyo kimwe n'abataximen. Ibi byapa byashyizwe birabafasha kuko ubu umugenzi ashobora kukurangiraho umujyana cyangwa umuvana ukamugezayo ugendeye kuri ibi byapa, gusa ngo si bose babisobanukiwe. Biriya byapa bimfasha kuba najyana abagenzi nk'abagezi iyo bagiye, kandi nyine tuvuge umugenzi akambwira ngo mpagaze aha ngaha, nzanira uwo muntu unsange kuri iki cyapa iki n'iki. Ubwo bikanyorohera cyane nyine kuba namushyikiriza nyine uwo muntu. Ku bantu benshi bashobora nko kuva nko mu ntara baza inaha ngaha, ntago basobanukirwa ibyiriya mibare ivuze. Bashobora no kugira ngo ni ibyapa wenda by'amamodoka se cyangwa se wenda batasobanukirwa icyo bishatse kuba byamenyekanisha kuko baba batabimenyereye. Ushobora kubwira umuntu ngo ntuye Kicukiro akakubwira ngo ni keke, umva ko ari Kicukiro, ari Kigali Kicukiro, ugahita umenya, akakubwira ngo ni nimero iyi n'iyi, ugahita ugenda ureba ku byapa ukaba wanamugeza no ku ngo, kubera ko n'amanimero asigaye ahari. Umva ko ni ibintu byoroshye ubu bisigaye bituma umuntu ayoboka vuba cyane kuruta mbere. Ahanini ntabwo turamenya ayo ma ST cyane, cyangwa twe tugendera ku byapa tukavuga ngo wenda nimba bambwiye icyapa cya 30 ngeze nka hano mpita menya ngo icyapa cya 30 gikurikiye ni 31 cyangwa ikiri munsi ni 29. Ibyo nibyo tureba. Uretse uburyo bwo kuba wasoma ku cyapa ukarangira umuntu aha gusanga, gukoresha internet wifashishije Google Map n'ubundi buryo bwatekerejweho. Mu masaha ya saa 8:30 mfitanye gahunda n'umuntu ariko utamenyera uduce twa Kigali, nifashishije telefone mwohereje link ari bukandeho akamenya umuhanda ahagazeho wumbarizwaho, noneho akansanga hundi. Birumvikana nk'ibyoroshye ukurikijeho ikoranabuhanga rigeze, ariko siko bimeze kuko nyuma yo kubona link imwereka umuhanda niho agerageje gushakisha aho mpagaze. Twavuganye ambwira ko ari bugufi yahazwe nko kuri Benel mu Kiyovu. Nge nahindi mu mujyi ku cyapa KN30 ST, bivuze Kigali Nyarugenge street ya 30 cyangwa umuhanda wa 30 winjira mu mazu. Mu gihe kigera hafi ku minota 30 wa muntu ndimo kuyoboraho ndi nkoresheje ibyapa biri kuri Google Map, ambwiye ko arimo kugenda abona nimero y'umuhanda ariko yabuze umuhanda KN30 ST. Nihanganye hindi minota igera kuri 5, ndaranganya amaso ngo ndeba hari buturuke. Ya minota irashize nayo, mfashe icyemezo cyo kumubwira noneho aho nsanga nkoresheje amazina asanzwe. Hadaci iminota nk'itatu ahisa ngeraho, araje nsanga mujyi wa Kigali ahazwe nka Besel, ni ku cyapa cyerekana umuhanda KN30 ST, ariko nari namuhisha amazina asanzwe. Kimwe n'abandi bakenera gukoresha ibyapa byashyizweho ku muhanda, Mudahemuka avuga ko hagikeneye ubukangurambaga bwigisha abaturage imikoreshereze y'ibyapa bigaragara ku muhanda. Nkuko urabona turi ku cyapa cya 30, ariko 32 na 31 nasanze ari ibyapa byegeranye biri hariya hepfo mu Kiyovu, ariko hano urabona hano tugeze kiratandukanye na biriya byapa byo hepfo cyane. Urumva ni ibintu bidasobanutse, bishobora kuyobya umuntu, ntago birasobanuka neza.
sinzi nimba hari buryo kibundi byakorwamo kugira ngo birusheho kuba byayobora umuntu nk'uko abyifuza hatabayeho kugenda uyobagurika cyangwa se kuruha nk'uko nguko bimaze kumbaho. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bavuga ko buzakomeza kwigisha imikoreshereze y'ibi byapa. Ikoreshwa ry'ibyapa biriho nimero ku muhanda ni itegeko ryashyizwe mu mwaka wa 2011 ryatangiye kubahirizwa guhera umwaka ushize 2013. Ku ikubitiro byari biteganyijwe ko byibura amazi 2026 ashyirwaho ibi byapa. Ni igikorwa cyagombaga kumara amezi 4 ariko n'ubu haraho ibi byapa bitaragera.